Muraho neza, rero tubaha ikaze kuri YouTube channel yanyu Terikiwanyu Media. Muri kano kanya tugiye kuvuga ku nkuru yabaye kimomo, inkuru iri kuvuga mu Rwanda, igihugu hose, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara zose zo mu Rwanda. Ni radiyo yavugishije abantu, radiyo y'umunyamakuru Sam Karenzi iri bufungure kuri ino tariki, kuri uno wa mbere ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ni radiyo yavugishije abantu, gusa Sam Karenzi yayitanzeho umucyo avuga yuko radiyo ari iye. Ni radiyo igiye gukuraho ibyamamare mu Rwanda, abanyamakuru b'ibyamamare. Ni studio nziza cyane. Ni radiyo igiye gutangirana n'ibiganiro bigera kuri 4 ibya mu gitondo kigendanye n'amakuru ya politike ndetse ikiganiro cy'imikino aricyo noneho abantu bategereje, nicyo abantu bategereje cyane cyane cyane. Ni ikiganiro kizajya kiva saa 4 kikageza saa 7. Nyuma y'icyo hazahita hajyaho ikiganiro cy'imyidagaduro cy'imikino kizaba gikoramo abanyamakuru ngiye kubabwira mu kanya, ndetse n'ikiganiro cya nimugoroba cya siporo noneho kivuga amakuru y'imikino yo hanze. Mu gitondo rero nk'uko twabikesheje umunyamakuru Sam Karenzi, mu gitondo hazajya hakoramo abanyamakuru bagera kuri 4, gusa 2 nibo bazwimo cyane. Hari uwitwa Joseph, 3 hari uwitwa Joseph, hari uwitwa Jean Maurice ndetse na Edi Sabiti. Hanyuma kuva saa 4 ho noneho mu rubuga rw'imikino, niyo radiyo ya mbere izajya bifite urubuga rw'imikino, ndakurahiye. Ni Sam Karenzi, Kazungu Clever, Richard Ricard cyangwa se Richard Umutasi ndetse na Aime Niyibizi. Hanyuma kuva saa 4 rero kugera nimugoroba saa 11 ni abanyamakuru MC Nariyo ndetse na Bianca da Baby. Hanyuma y'aho ngaho hazajya hahita hakurikiraho noneho ikiganiro cy'imikino rwakaka. Mu bicu Nepo mwakire, mukoma amashyi mwakire Nepo mu bicu kwa Sam Karenzi. Nepo mu bicu nawe azajya aba arimo, ndetse hazaba harimo Keza Cedro, ndetse azaba ajya bari kumwe na Niyibizi nawe azajya ahita agarukamo, ndetse n'umunyamakuru we wavuye kuri Flash Alan. Abo nibo banyamakuru bazajya bakora muri icyo kiganiro abantu bose bategereje, aho iyi radiyo izarunshingwa ejo kuwa mbere ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri guhera saa 4. Abantu bose bazaba bateretseho, wese mugomba guterekaho, aho hazaba hari ibirori bigiye bitandukanye. Umunyamakuru azajya aviwe imodoka bamukamera ahantu hose, bizaba byacitse. Niyo makuru ari update, niyo radiyo ya mbere Sam Karenzi yavuze ko ari radiyo ya mbere muri uru Rwanda izajya bimeze nk'uko nguko. Mwibutsa yuko kugira ngo ukomeze kubona update urasabwa subscribe, share ndetse na comment.